twongere dukomere Imana amashyi ababyeyi mushiremo n'inkuru shimira Imana yawe bonye mumeze nk'abantu mutumvise icyo Imana ivuganye natwe binyuze muri aba baririmbyi ariko indirimbo ya mbere baturirimbiye Pawulo yabivuzeho mu rwandiko yandikiye abakorinto rwa 2 igice cya mbere ku murongo wa 10 avuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye gutya uvuga ngo iracyakomeje kuturokora kandi izakomeza. Haleluya. Siko muririmba wongera musubiremo ako kantu kajyatwuka mukavuga aho ngaho yaturokoye urupfu rubi n'ubu aracyaturokora ntabwo twareka kumuhimbaza n'umwami wo kwizerwa n'umwami wo kwizerwa. yakoze cyane. hari abantu bumvise icyo Imana ivuze bakaba babizi neza ko ariyo yabarokoye. Dayimoni yari yagambiriye kugutsinda ku iseta ugiye kubyara, dayimoni yari yagambiriye kukukunoma kugahita birangira. hari abantu barimo babyibuka neza ngo babihusanyirize hamwe mubifashe mu biganza byanyu by'Imana yabarokoyemo ngo muhaguruke mutere haleluya. hamwe n'abamarayika bera n'abatukumbura tuzaba amahoro tuzavuga neza ubusanzwe iryo niryo teraniro niryo tandukaniro ry'inama n'iteraniro. icyo nicyo gitandukanye urusengero n'isoko. asante tuzabibihumbe turanduza tuzamurembe Imana ishira ukaburi byose kururu inamuro Imana Imana ishira ukaburi byose kururu inamuro tugera ubunegeze Imana zasaba kuchimba Fitting
Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutsemo. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, tuzanezerwa cyane, tuzaririmbana nawe, tuzambikwa ikuzo mu rugo, tuzanezerwa cyane, haleluya, tuzaririmbana, tuzambikwa ikuzo mu rugo, amarira azabishura. Igice cya gatandatu umurongo wa 18 mu rwandiko rwandikiwe Abefeso. Reka dusome twihuse kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Aravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumwe rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Ndasubiramo, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti, ndi umukristo, mfite madamu n'abana, sengera ku itorero rya ADEPR paruwasi ya Remera. Tugize umugisha wo kuboneka mwari no joro ry'impinduka, Imana ishimwe. Hari igihe twagize ishyaka n'umuhate byo kuza mu rugo rw'Imana ntibyakunda, ariko ubw'Imana itwemereye ihimbazwe. Ndagira ngo tuganire kuri uyu mugoroba, tuganire ku masengesho mu buryo butatu. Shaka tuvuge gusenga tugendeye kuri iri jambo, ntabwo mbarambira, ndabizi ko bwije kandi amasaha y'ijoro arihuta. Pawulo niwe wandikiye Abefeso. Abefeso bari abakristo, bakagira itorero ryitwa ubwiza, ryarakundwaga n'Imana. Deja rigereranya igihe cy'ububyutse bwa mbere bw'amatorero 7 yo muri Aziya, avugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana. Aha sinshaka kuganira n'Abefeso ko ntabahari, cyane ko no muri Efeso hatakibaho. Ababizi amateka, hararidutse, ni igishanga, uyu munsi ni ikibaya kitanahingwa. Ndagira ngo tuganire ku masengesho y'umuntu waje agambiriye kubana n'Imana. Ubusanzwe iyo twicaye turi gusenga, ndabinginze tuganire ijambo ry'Imana, kubera ibikomere abantu tugira siritu abatuye mu mujyi wa Kigali. Iyo tujya gusenga tuba dufite impamvu z'ibikomere n'ibihe bibi zituzana gusenga, ariko reka mbabwire ko atari yo mpamvu ikwiriye cyangwa ishyitse yatuma umunyamasengesho asenga. Ubuzima abantu benshi twabayemo, dukurikije amateka y'akavukire, bamwe benda guhuza, tugenda tuza gusenga bitewe n'impamvu z'ibihe. Hari n'abasenga kuko badafite icyo bari bukore, hari n'ujya gusenga afite abo yagiye kurega, hari n'ujya gusenga ameze nk'uwateye abanzi be cyangwa uri kuvuguruza imigambi ya Satani. Ariko reka mbabwire iki, gusenga, umunyarwanda wagerageje kubisobanura mu rurimi rw'Ikinyarwanda yaravuze ngo gusenga ni ugusaba. Uwamwunganiye akabivuga neza yaravuze ngo ni ugusabana n'Imana. Ariko kandi gusenga ni ubuzima umukiranutsi agomba kubamo ibihe byose, iteka ryose. Kuko iyo twebwe turi gusenga, muri twe havamo ikindi kinyabugingo kiri supernatural, ikiremwa gifite ubuzima budasanzwe. Nivuga marayika murabyumva nkaho bidafitanye isano natwe, ariko nivuga ngo muri twe havamo undi, urumva ko ari uruhare rw'amasengesho yawe.
kuko iyo dusenga hasigara igice kimwe kirwanwa abantu bareba, kitagira amasezerano, baroga kikarogeka, bakubita kikarira, bagonga kigapfa, kirwara kikababara, cyitwa umubiri, gisigara kigaragara mu isi y'ibiboneka. Ariko igice cy'umuntu nyamuntu witwa ubugingo, ari we soul, ubuzima bw'ubumana butuye mu bene, bujya imbere y'Uwiteka. Mana ishimwe. Iyo bigeze imbere y'Imana, Bibiliya umuririmbyi yavuze iki? Yaravuze ngo bene uwo muntu ugiye aba afite ububasha bwo gukomanga, akanakingura urugi akajya kureba Imana. Mu yandi magambo, gusenga ni force pesantère ku bafizisiye, abantu bize fizike. Ni imbaraga ziterura umuntu mu bihe, zikamukura mu makuba, zimuvana mu bigeragezo bibonwa n'amaso, zikamurenza iminsi isi itigeze kwitegaho. Nshaka kubivuga nitonze. Gusenga niringara, ni ururimi rw'iringara, baravuga ngo ni wo gusaba. Ariko gusenga bitandukanye no gusaba. Gusenga, Imana ishimwe. Pawulo abwiye Abefeso, ntabwo ntinda mu mateka yabo, arababwiye ngo musengeshe umwuka wera. Ku ijambo nshakaho rindi rya kabiri, ngo mu buryo bwose bwo gusenga, agerekaho n'irindi ngo no kwinginga. Imana ishimwe. Uburyo bwose bwo gusenga harimo amasengesho isi itemera, itazigera inemera. Ubuhanga bubonerwa mu ishuri ku masomo batazigera bavumbura, kuko umuntu usenga mu buryo bwose bwo gusenga aba ari injiji scientifique. Umuntu usenga mu buryo bwose bwo gusenga ntagira ishusho y'ejo physical. Noneho akareka nkababwira, kuko nta shusho y'ibizaba uba ufite mu maso y'abakurebera mu bigaragara aho ngaho. Niyo ugiye kubadepansa, Imana ntiyemera ucana kimyoteri, nta kimenyetso ndangamerekezo, ubanyuraho batazi aho ujya, batazi kuvanya aho uva, ukisangura Imana ishaka kugera. Ibyo byose bikorwa no gusenga. Gusenga bituma imfubyi ikura, nta se, nta nyina, nta shinge, nta rugero, nta hepfo, nta ruguru. Gusenga bituma tubaho nta niveau d'étude, nta anko, nta handi. Gusenga bituma ubaho uri wenyine, Imana ikarambura amaboko igakora kuruta benshi kandi ikakugeza kuri byinshi. Gusenga reka kankavuge mite ngaruka ku cyanditswe. Umuntu ufite amasezerano Imana yavuganye nawe ariko adasenga abameze nk'umuntu muri biology. Batubwira ko iyo umuntu yapfuye umutima umaze guca, ubwonko burazista iminota 7. Niyo mpamvu mubona umuntu ari gusamba, iriya ni ukurezista ku bwonko buba butaraca, kandi ubwonko nibwo bushinzwe serivisi y'amaraso, n'ubundi bugarura just umutima ushinzwe serivisi y'amaraso, ariko ubwonko budakora n'umutima ugenda nabi. Iyo umuntu afite amasezerano adasenga aba ameze nk'uri muri iyo resistance y'iminota 7. Burya uri muri umuntu wapfuye ugendana ibigwi by'ahashize gusa. Imana yavuganye nanjye ariko ntubuheruka ijwi rishya ryayo. Ubugenda uvuga ngo izabikora, ugafata ibyo yakubwiye ukabihindura inkota yo kwica no gushinyagurira abantu bakubona muri kategori ari yo yose. Ariko si ko umunyamasengesho agenda. Umuntu w'umukristo akwiriye gusenga mbere yo gusenga, agasenga na nyuma yo gusenga. Kubera iki mbere yo gusenga? Iyo usenze mbere, igihe cyo gucogora kwawe ugwana umuba w'intwaro.
gucogorana imbaraga. Uba umeze nka Samusoni. Samusoni yagize igihe agumuma amaze kwica Abafilisitiya, ariko agwana ubutoni kuwiteka. Akanwa ke kari kakivuga, ugutwi kw'Imana kukumva. Yari akivuga, Imana ikamwumva. Arangije aravuga ngo Uwiteka we mfasha ntagwa mu maboko y'abatarakebwe. Ntabwo ari uko hari undi uri buze kumwica, burya n'igihe n'inkota yica abanyamasengesho. Igihe nacyo n'inkota n'iy'abarozi baba badahari, igihe nacyo giteye ubwoba. Samusoni areba iki gihe agezemo aravuga ngo nguyu mwumu nipfa nkagwa hano, umuntu uri buze kubara imirambo y'Abafilisitiya n'uwanjye arawubariramo kandi Abafilisitiya batanyishe. Aravuga ngo sinkabaranwe n'abatizera Imana. Aravuga ngo Uwiteka we mfasha. Ijwi rye rirazamuka rigera ku Mana. Imana isigara ishaka ko Samusoni yatura icyo ayishakaho. Ubwo ni bwo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Aya masengesho Daniyeli yarayasenze, akingura amadirishya areba i Yerusalemu. Aravuga ngo nubwo ndi muri Babuloni kure ya Yerusalemu, ariko Imana iri muri njyewe bugufi. Aravuga ngo kuyisaba iranyumva nubwo ntaba ndi mu rusengero. Kuko umuntu wasengesheje Umwuka Wera n'igihe atari mu rusengero agendana amateraniro. Abafite amateraniro muri Imana mu rurembo rw'abera yibwira ibyo gukora ikamunyuraho. Niko ijambo rivuga. Iravuga ngo ntacyo nzakora ntabwiye intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro, kuko wegera Imana igufata nk'umunyamabanga wa bugufi. None igitangaje ikunyuza mu bikomeye, ikurindira no mu bakomeye, kuko iba yizeye urugero rw'imbaraga zayo ziri muri wowe. Nkunda kubivuga, ndabikunda we. Bene uwo muntu Imana imubika ku karubanda yamuhishe rubanda. Ndabikunda, igushyira ku karubanda kandi iri no kuguhisha rubanda. Ariko hari umuntu uri kumwe natwe ngo aramburire Imana icyubahiro. Imana ibahumurisha. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha. Ubwari Data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Uwiteka Imana, gusenga Imana n'uwabaye mu nkera mu gitaramo cy'ibwami, ari umusizi yaba umwiru cyangwa umutware, ntiyahavuye atazwi n'umwami. Kanswe imbere y'Imana irebera bose ikabamenyera rimwe. Umwami kugira ngo akumenye gutumaho nyuma y'inkera cyangwa ibitaramo, akavuga ngo uriya ni mwene ndi. Ariko Imana ntawe kubaza. Ntawe kubaza. Imana ntawe kubaza. Ngere hafi tugere ku musozo. Umuntu usenga mbere yo kwatura ibyaha, ijambo ryarabwiye ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka. Kabiri, gusenga k'umukiranutsi bigira umumaro mwinshi. Iyo asenganye Imana ibaha umugisha muri nibature ku manywa na nijoro. Imana irashaka umwete kugira ngo ay'umukiranutsi agire umumaro. Muri repetition, muri komisiyo, muri korari, Imana ishaka umwete w'umukiranutsi kugira ngo amasengesho agire umumaro. Mbere yuko twatura ibyaha, umunyamasengesho asabwa guca bugufi. Mu nyumva, umuntu uca bugufi aba ari kudekarika. Icyo kinyarwanda murakizi? Abantu bize muri buki ikintu twita carbone. Asante.
karibona uyishyira munsi y'urupapuro, hagati y'urupapuro ruriho igishushanyo no hagati y'urupapuro ushaka gushushanyaho. Murabyibutse? None iyo udekarika ucisha akarongo ari imashini yashushanyije cyangwa washushanyije icyo ushaka gushushanya yanyuze. Mwabyumvishe? None guca bugufi ni nko kudekarika ishusho ya Kristo ku mubiri wawe. Kubera iki? Yesu ajya kuva mu ijuru nicyo kintu yabanje. Muri we yabanje guca bugufi. Mbere yuko Mariya asama inda y'umwuka, Kristo yabanje guca bugufi. Mbere yuko ahaguruka ku ntebe yo mu ijuru yabanje guca bugufi. Arangije aravuga, Bibiliya yarambwiye ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Titi imagine kwitwa aprosobuteri ba trezoriye, siko mubita, kwitwa ko bikaguhita ufite umusuzugura abantu. Kandi no kwitwa Imana we yabonye atari ikintu cyo kugundirwa. Kubutambuka tukagira dutya birabaye, ariko Kristo yabonye ko kugirirwa gutya kubara atari icyo kugundirwa. Areba intebe y'icyubahiro aravuga ngo ndayisiga kuko mubonye neye harimo n'abasuzuguritse. Areba ubwiza aravuga ngo hari n'ababigendereye, ubwo niyambura nibwo bazambika, ubwo nabwo arabusiga. Mbere yo kugira ngo Yesu amanuke yarabanje yicisha bugufi. Dore umuti rubyiruko tungana, ikimenyetso umuntu wicishije bugufi aba abonye akabando ko kwitwaza mu bihe by'ubusaza. Guca bugufi ikintu gitangaje kibabaje ku banyantege nkeya. Umuntu uciye bugufi asuzugurwa n'ubonetse wese. Umuntu uciye bugufi n'umukozi wo mu rugo yaguteranya n'umugabo. Narakureba ukajya ubona uri umurezi. Maybe do you know means resist? Resist it means umunebwe. Mutagira ngo mbatukiye ku ruhimbi. Abizi icyongereza ntimubizi? Resist bivuze umunebwe. Barakureba akabona ntacyo witayeho, ugasanga agakoze muri kampani wikorera kari kubwira boss ngo rega mabuja ntabishoboye. Ngawutekereza. Guca bugufi bigusuzuguza n'abatari ngombwa. Guca bugufi byo kubona ukabona umuntu uwo ari we wese araguhangaye. Abikorera iki? Dore ikintu gitangaje, ababitumwe n'Uwiteka. Ababitumwe n'Imana kugira ngo arye ku mbuto ziba muri wowe zitwa kwihangana. Imana iramuguteza kugira ngo arye ku mbuto zitwa kwihangana. Iyo ariye ku mbuto zitwa kwihangana arakumenyera. Arakumenyera neje akagaruka. Yagarutse rimwe kabiri gatatu hasohora ijambo Yakobo yavuze ngo mureke kwihangana kwanyu gusohoza umurimo. Shimama uchipange sawa sawa. Imana irashaka umushikamo wa sana. Uko uhagaze nibyo wereka Imana kuruta uko wivuga. By the way, abantu turareba, turagenzura. Mu muntu habamo uwumva hakabamo n'ureba. Ibyo tubwira sibyo tukubonamo, burya utwerwa ubwira hari n'undi ukumva akakudekarika uko ashaka. Kugira ngo wowe ubwawe umuntu uca bugufi ni ibanga rikomeye ryo gukira igikomere vuba. Kuko umuntu uca bugufi ureba umuntu ugusuzuguye ugahita ubona iranka ryo kumucira bugufi, ukavuga ngo nuko nacishijwe bugufi. None igihe cyo gusuzugurwa kwawe uterwa no guca bugufi, nicyo gihe Imana ihimbarizwa mu cyubahiro cyayo cyuzuye. None igihe wishyira hejuru, muzabirebe abacuruzi muri twe, ku munzani hamanuka ikiremereye hakazamuka ikigize gite. Igihe wizamura ubugaragaza ko nta biro. Ni many tekeri of racine. Wasuzuma usanga ibiro ntibishyitse, urazamuka. Amagambo bakuvuga aragupeza.
idongo bamenye mu rugo iragupeza, imbeba hejuru ku ibati iragupeza, abagutunza agatoki baragupeza. Iyo wizamuye uba ugaragaza ko udashyitse. Impamvu guca bugufi ari ukudekarika Kristo, yarabivuze ngo ushaka kuba mukuru mu bwami bwo mu ijuru abanza abe muto hanyuma y'abandi. Kandi umuntu uciye bugufi, yaba asambana, yaba ari umusinzi, yaba aroga, umwuka w'Imana musanga nta muntu umwatuje. Guca bugufi ni nko gusiza, ni uguharura, ni ugushakira Imana ikibanza. Yabivuze muri Yesaya, yaravuze ngo nihe natura, mwashakira nzuki. Ivuga ijambo rikomeye mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2:17 maybe. Paulo niwe wavuze ngo Uwiteka ntaba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu, kandi ntafashwa n'amaboko y'abantu bwigize ikikeri. Aravuga ngo niyo yaremye byose ntisa n'izuba n'ubwiza bw'izuba bwashyizweho n'Uwiteka. Guca bugufi aba ari ukujanjagura umutima. Noneho uba uri kwica ikinyabuzima kiba muri wowe, umwongereza yita fresh, kamere inaringi, ubuhutu, ubutwa, ubututsi, ubugesera n'ubucyaba uba uri kubunigiraho. Noneho iyo ubura umwuka wa Kristo uza kwantrevona kugira ngo ubugingo bube mwinshi. Noneho iyo ubugingo buba bwinshi bugenda bubyiga icyaha. Kubera iki? Aho hantu waciye bugufi umwuka banguka yihuta. Umuntu uca bugufi agaruka vuba, yumva inama vuba, yisubiraho vuba, kandi bene uwo akunda inama agirwa n'abantu. Igihe rero ukunda inama, umwuka banguka kukubera maso, akakubwira ngo nakiriya wakihana. Yihanishwa n'umwuka, hagasohora ijambo Yesu yavuze avuga ngo umwuka wera naza niwe uzabemeza iby'ibyaha byanyu. Icyaha wemejwe n'umwuka urakihana ugahabwa n'imbaraga zo kugitsinda. Ariko icyo wemejwe n'umwigisha urakivuga, wasohoka ukagisubiramo. Niyo mpamvu guca bugufi bibanziriza kwatura ibyaha. Hari abantu batuye ibyaha ntibaca bugufi. Bene uwo musanga muri karitsiye avuga ngo muze aho dukorera ibyaha ariko twihanira ntimuhamenye. Nuko abateye muze aho twabikoreye, aho twabyihaniye mwari muhazi. Mu yandi magambo amurika weakness, ariko imbaraga ntashobora kuzigaragaza. Intege nke aho yakoreye ibyaha niho yerekana. Mumenye hari iki, mureke mbabazi. Ibyirato by'umukiranutsi naho yaguye cyangwa n'uwamubyukije. Exactement, dukwiriye kumurika imbaraga zidushoboza kuruta uko tubera abandi bigusha. Umuntu udaca bugufi iteka ryose mbere y'amateraniro, iyo ataturiye ku muryango yaturira mu ntebe, ntashobora gusaba imbabazi aho yahemukiye. Iyo liturujia ituruka i Vatikani kwa Papa, nubwo natwe tuyigenderaho, ariko nancuzi ko kuri kwatura ibyaha Bibiliya ivuga ni ugusaba imbabazi uwo wakoreye icyaha. Apana gucumurira inyamagabu kaza kwatura ku Gikongoro cyangwa Purito mu cyaha hafi. Uretse ko ni murare, niko twigendera. Gukizwa nuko binyangamugaye imbere y'abakuzi kuruta aho usengera. Aha tuvuze ngo muhe Imana icyubahiro, buri wese azamura amaboko. Kubera n'ibibazo twigirira, tuzi ko guha Imana icyubahiro ari ukurambura amaboko. Dufite n'abigisha b'abahanga bazi kubazamuza amaboko. Tumubwira uti niba utaroga hamwe uzamura icyubahiro. Wabireba ukavuga ngo kugira ngo batavuga ko ndi umurozi. Ugasanga murayamanitse, kandi mu by'ukuri umutima ntabwo uraba uwo guhimbaza Imana. Twabwira ngo ayo mashyi nimuyagwize, niyo wayakoma ukava mu gitondo imyaka umaze ntiwagwiza amashyi angana n'ishimwe ry'Uwiteka. Niyo wabigenza ute? Amashyi akwiriye Imana wayakoma ryari? Akwiriye Imana abakerubi wowe utarabaho bayugiraga ngo urere, n'uyu munsi ntibararekeraho.
kera nari nzi ko umuntu utavuga haleluya cyangwa agira atya abadafashijwe. Nari nzi ko abadafashijwe waramureba gukahutuye niwe uri kumanura impano z'abari mu iteraniro byanze bikunze, niwe uri kutuzimya, akajya kumbuti niwe uri kumanura mu mavuta. Babene iyo umutima w'umuntu udaca bugufi akurebera mu gasuzuguro, bene uwo ajya mu iteraniro akurikije uwariyoboye, aterana akurikije uwabwirije, aririmba bitewe na dirisha. Niba atajya ku murongo w'imbere ntabwo ari buke. Koko mve mu iteraniro batampaye no gusenga. Usenga se wananiwe gusenga ritaha ridasenze? Ntabwo umuntu udaca bugufi ntamenya ko Imana igira abandi bakozi batarimo. Burya ifite abandi batari wowe. Eliya yarizamuye yishyira hejuru avuye kwiyahura we. Avuye munsi y'igiti ngo amakaka bamupfira ruguti ni nanjye njyenyine musigaye. Yo nawe tekereza ba muzehe bari muri pansiyo baneseti bahagaza mwicaye hano inyuma yabo mutaramenya hari tere Imana iri gutroyiningiramo abandi bakozi. Rega Imana ntabwo ari ADPR. Se mwagize ngo usengera muri ADPR? Nta nubwo Imana ikijijwe. Imana zikizwe iki? Imana ikizwe iki? Imana ikizwe ikira? Hakizwa wowe ufite ibyo wakoze. Kuva yabaho ntiyigeze ikiranira. Yewe data we, haleluya! Muri kamere yayo ndiratungurwa n'icyaha. Aba baza bakababeshya ngo hari ibyayinaniye ngo kwihimbazwa bongo hawiyuwe. Impamvu wabivuze ntuyizi mbere yuko ivuga iravuga ngo nduwiteka Imana ishobora byose. Nta yindi Mana iriho itari ni njyewe nta wundi. Niko yivuga. Icyo tubwira ngo ntiyihimbaze, irabikunda, irabikora kandi irabishoboye, ibikorana kwizera, iriyemera. Kwiyemera bitari ubwibo, irizi yo ubwabo. Nta hirya yayo nta yindi Mana ihari. Na Satani mutinya, Imana ntiyitinya. Kuko ni kuzimu si mu kwa Satani, ni gereza Satani akingiraniwemo. Irabizi ko ibiriho byose ari ibyayo. Abarozi mutinya, abacumi nsomera Yesaya 40:15 hansomere havuga hati hansomere dusoze. Ewe data we, Yesaya 40:15 hari uwahageze? Haguruka uhasome ntacyo, vuga uranguruye ntacyo. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranwa n'umukungugu ufashe ku munzani. Ni mu nyumve igitonyanga kiri mu kibindi ko mwatetse wacurika ikibindi kikavamo. Icyo ni impfabusa, ntikibuza umutetsi guteka, ntikibishya umunyu, ntigituma amavuta adakora, nticyandavuza ibiryo. Ariko Mana we ngo ameze nk'umukungugu ufashe ku munzani, wongera amagarama, atuma umunzani uremera se. Ngo iterura ibirwa. Bibiliya y'Igiheburayo ntabwo ivuga gato, nati katono, ivuga kari nothing, igafata nk'ifashe ibintu by'ubusa bitariho. Uramburirwa amaboko uvugirizwe impundu, Imana ishimwe. Iyo umuntu amaze guca bugufi umwuka araza. Iyo umwuka aje
araguhishurira, agutsindira ibyaha, aguhindura umunyembaraga, aguha amakuru. Kabiri, umwuka kubera amaso, akugira urubyaro rw'Imana. Ababyarwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi abayoborwa nabo nibo bana b'Imana. Bene uyu muntu aragenda akaba umuntu ukomeye ku maso y'abamurwanya yoroshye. Ngeze aho nashakaga, ariko kandi twasoje. Mureke mbabwize, njye mu bisanzwe nize astronomy. Ibintu biremera ku isi kuruta ibindi ni umwuka, n'ibintu byoroha ku isi kuruta ibindi ni umwuka. Ibintu bigira imbaraga zikora ibigaragara byo bitaboneka ni umwuka. Umwuka abantu bazi kutabaho, ariko n'aha turi abize shimi karimo, hari utuvumbukira duto jiste tutwita twese atome. Munsi ya atome hari akandi bita nuwayo. Iyo umuriro waka uba uri gutwika nuwayo, burya si ubumara bw'umwambi, nta nubwo ari amakara, ni nuwayo, kandi nuwayo ni oxygene. Utwo twose turahura, nitwo bakoramo ubumara bw'ibisasu bituruka izi imbaraga za nuclear ziva muri utwo tuboro. None bahuza ibintu byinshi bikagira imbaraga, nibyo bivamo umuriro ukomeye kuruta ibindi. Ni umuriro nizo mbaraga z'icyogajo, ntuturutse mu bitaboneka. None umuntu usenga aba ameze nk'ikiremwa kitaboneka mu maso y'ibigaragara, ariko mu bindi biboneka nanone n'ibitaboneka afite ubutware. Kubera iki? Bengo ajya kwa sekuru yicaye i Kigali, ajya mu Ruhengeri akagira ikibugu. Bengo ijambo rivuga iki? Pawulo yaravuze ngo nubwo aragenda nk'umuntu, imbaraga ze si nk'iz'abantu, ngo kuko afite imbaraga zo gufata biri kariya monasendra nereho iramaniya. Haleluya! Afata biri munyufu fizikoma. Imirimo y'ibitekerezo nibyo ibitekerezo ntibigaragara fizike, ariko spiritually uwo muntu afata ibitekerezo. Amen. Dufashe ibitekerezo by'abarozi baguhagamiye, dufashe ibitekerezo bya karande na kavuki, ibitekerezo by'ababisha n'abakurwanya, tubifashe biri mu izina rya Yesu, ngo rero barabigorora kugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro. Amasengesho y'umukiranutsi ni operasiyo y'ibanga ikora ibijya habona kandi yakorewe ahatagaragara. Haleluya! Haleluya! Shyiramo iyindi nta kibazo. Yitere! Oya witere! Haleluya! 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 Imana ishimwe! Aho niho hari imbaraga zikiza kanseri, niho hari imbaraga zitanga urubyaro, niho hari imbaraga zirogora abasinzwe, aho niho hafi imbaraga twicara hano Imana igakora ibirenze. Imana ishimwe! Imana iguha umugisha ko waje, Imana iguha umugisha ko wabonetse mu masengesho, Imana iguha umugisha. Ntabwo ikangwa n'inama ziterana kubera wowe, iravuga ngo bazaterana ariko si ku mpamvu z'Imana. Ntikangwa n'ubwinshi bw'uko bangana, bazanyura muri imwe batatanire muri zirindwi. Uyu muntu iyo umwuka yamaze kumwicaramo, amuha ubuzima ari wo mutima ugukura kuba igishushanyo cya dekaritwe, utuma utari umuntu wa carbone, aguha ubuzima bwitwa kwizera. Kwizera ni ubuzima bubeshwaho n'uko Imana iriho. Only
icyo cyonyine ni ubuzima bubeshwaho n'uko Imana, ntabwo ari ubuzima bubeshwaho n'uko ugira inzu i Kigali, si ubuzima bubeshwaho n'uko ugira diporome, si ubuzima bubeshwaho n'uko Muyomba yakwitaba, ni ubuzima bubeshwaho n'uko Imana iriho kandi mukaba muziranye. Wenda ngumenywa nawe nayo ni witonaho akagira uburame, kwizera. Noneho umuntu wizera, yewe data we, yita umwana izina atagira fiyanse. umuntu wizera adepoza atarasoza kwiga, ajya gusaba akazi atarize. Umuntu wizera ashingira ku ijambo rivuga ngo iranze. Umva ukuntu Imana ivuga, iravuga ngo ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo udasabye nacyo ubwo korari wangiriyeho umugisha, umukristo ubwo wangiriyeho umugisha. Si ubwo watuye Norvege, si Kagarama, si Nyarutarama, si muri Vision City, ntabwo ari muri risque zone. Ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Ikumenyera he rero? Iyo uhawe kwizera niko kwatumye tuba urubyaro rubarirwa muri Kristo. Uhabwa kujya mu gitabo cy'irangamimerere ry'ijuru. Abantu bakuvuga cyangwa bakurwanya, ijambo ryaravuze ngo baba bakoze mu mbone. Nyuma yo kwizera ugira urukundo, ugira urukundo rw'Imana, ukumva ukunze abantu ba Kirisitu. Wahura n'umuntu ukamubwira uti nukuri ndagukunda, Imana ishimwe. Iyo ufite urukundo rero aba ari imbehe y'abatishoboye. Urukundo Imana itera mu bantu bayo aba ari school fees ku mwana utagira umwishyurira, kuko iyo iguteye mu rukundo rukora mu ikofi rukishyurira imfubyi. Uru rukundo rukora muri stock rukagaburira abadafite ibyo kurya, rujya muri garderobe rukambika. Nta urukundo rwo ku munwa ndagukunda wamaze. Bene urukundo ntabwo rukunda umuntu kuko afite igikundiro. Agapeo, Philos and Eros. Eros ni urukundo umuntu akunda ibiteye isoni, kumva umuntu ashaka ibigezaho kandi atakambaye burya yapfa. Nyaba bumva agatima ntabona bye ndapfa, nutabimpa ndapfa. Ni Eros kandi buri rukundo rugira amarangamutima. Hari urwitwa Philos, urukundo umuntu agukunda bitewe n'icyo agukuraho. Nirwo abarokore bakunda abahanuzi. Ndakwemera mukozi w'Imana, ngo ariko amavuta agushizemo. Nirwo rukundo umukozi akunda akazi. Burya nta ukunda akazi mukunda inyungu zako. Nurwo barwita Philos, nirwo mukunda abana mubyaye, akwafeta bikurikije amaraso. Ni isano mugirana. Ni burya uburyo ufata umukozi wawe wo mu rugo niko Imana ibona wagize umwana, kuko uwundi nawe agira nyina. Wundi nawe afite ahavuka di. Irakureba ikavuga ngo uyu nawe yari iyaba umwana we yari kumufata neza. Ikareba uburyo umwirukanye ikavuga ngo afite naho yakohereza abe nabo yabirukana. Buryo naba wabirukana utarihanganiye aba bandi. Umugabo umwe akora mu muhanda, nariho nigira Rubavu. Arangije mbaza ibintu musubiza uko numvaga, kandi nicyo gisobanuro cy'igisubizo. Igisubizo ntabwo ari uko umuntu akubwira ibingana n'ibyo wowe utekereza. Igisubizo ni imitekerereze y'uwubajije. Nicyo gisobanuro cy'igisubizo. Arangije ahita avuga igitutsi kibi kuri Imana.
ndaseka ndamwe ni wubaha mama wawe ntiwasuzugura uwanjye. Uru rukundo rukuzamura umusozi ugasenga kubw'abababaye. Soza uru rukundo icyanyuma urugira imbabazi. Ntabwo ubabarira umuntu kuko yagusabye imbabazi, ubabarira ukurikije ubwinshi bw'izo wagiriwe, ukora kuzo wahawe na Kristo, ukababarira abandi. Kubera ko ntirurobanura, ntirwirarira, ntirwihimbaza, ukora ku mbabazi wagiriwe, ukavuga ngo nanjye ndakubabariye. Mureke mbabwire nsoze, umuntu waguhemukiye, muri kunyumva? Umuntu waguhemukiye ntangana n'ubuhemu wakoze mu maso y'Imana. Imana ntizigera ikubaza ibyo abantu bakugiriye, izakubaza ibyo wagiriye abandi. Ibyo nibyo byaguhemuje kuruta baguhemukiye. Ubwo yakwihanganiye kuri ubwo buhemu wagiriye mu maso yayo. Nawe reba chat zawe, sura WhatsApp, jya mu cyumba cy'ibanga cy'umutima se, cyangwa ujye kuri koro hahandi wiherereye amagambo wavuze. Jya mu mutima urebe imigambi yawe, reba ibikorwa byawe. Kigali turakuzi, iyo uhasohotse bigenda bite? Mu rusengero uritonda, ariko si uri mu kazi bigenda bite? Ibyo byose Imana ikabyihanganira. Yarangiza ukavuga ngo mwana wanjye, wowe ugafata umwana wayo yarakwihanganiye ukananirwa imbabazi umugirira. Nasomye ijambo rivuga ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo. Icyitonderwa, nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, bivuze ngo Imana ikubabarira bingana n'uko ubabarira abandi. Noneho bene uwo warangiza atarababarira akaza gusenga ngo Mana mbabarira ungirire ibambe. Imbabazi yaguhaye ntacyo zimaza. Ikimenyetso cy'imbabazi z'Imana nuko zigera ku bandi. None baroko bamwe batenze mu basura ryari, cyangwa idini ryarabaciye namwe mubacikaho. Iyo Imana ijya gutenga Adamu na Eva yarabanjira bambika, ariko twebwe mbere yo kubatenga tubambika ubusa kugira ngo rubanda rubabone. Siko Imana ikora. Banza ubabariye. Kandi amise tasoje mu cyaha hafi badafashe. Naringize ngo nsoje mudafashe, cyangwa tubazamure tubashyire mu mavuta. Niyo mwambwira ngo mbashire musinza yo baba bavuga sinzi nahawe. Muremera tujye twabona umwanya wo gusenga ijoro ry'impinduka kugira ngo irya Yakobo rihinduke. Yasenze inshoreke, arabanza yatura mu mutima kugabira Isaka ibyo yamunyaze. Yavuze ngo nzamusubiza, ntabwo mubyibuka? Yavuze ngo nzamusubiza, apanga n'imikumbi yo gushumbusha mukuru we. Aricyo cyatumye inkota ya mukuru witamurya. Ariko twebwe uza gusaba Imana imbabazi dufite abantu tugirana nabo urubanza. Umuntu yabuze amafaranga kwishyura kandi nturaburara, ayo mutayabona ntuzabura ukubaho, ariko wayagize impamvu ituma atazagaruka ku rusengero iyo umubonye umuteza abandi. Siko Imana ibishaka. Imana ishimwe ko mbivuze ntawe nagujije muri mwe. Barashaka ko mubabarira. Imbabazi zayo niwo muryango waboroheje, nicyo gituma babona urukundo rubonerwa mu Mana. Iyo mugize imitima ikomeye muheza abantu mukirema ibice, kandi iyo mwiremye ibice aboroheje babura babashobozi. Iyo tubabariye, wababarira abakristo bakarwara amavunja, wagira imbabazi tukabura abantu babura uko bivuza mituweli do sante. Wagira imbabazi ukirukana abantu n'umuryango mu nzu kuko babuze ayo bakwishyura. Ariko ntawe usa n'Imana. Uburyo bwose bwo gusenga harimo iyo mirimo.
va kuri jijishe ni ukuri simbabujije kugitanga n'ubundi mwanze kugitanga ntarabivuze va kuri jijishe yo kubeshya Imana ngo watanze icya 10 gishyitse nta rukundo ugirira abantu. Yesu yaravuze ngo niwibuka ko hari n'ikibazo ugirana na mugenzi wawe usiga ituro usubire kukiranura nawe. Ntabwo mbabujije gutanga icya 10 ni ukuri mu mbabarire, ariko mureke mbabwize ukuri ibyo ugirira abantu bene uru rukundo rw'Imana ntabwo rutuma n'iseta za kubwiriza mu cyaha hafi ngo muzongere mu mpamagara. Erega mushobora gutekereza kumpamagara Yesu akampamagara mbere yanyu, naba nashakaga mwebwe najya he? Bene uwo ntakorera kwihimbaza, baririmbye ntabwo aririmbira kugira ngo abantu bamwumve. Shaka uzi ko hari umuntu uririmba akarya inyuguti bigatuma n'ijambo yaririmbaga ritumvwa. Shaka umuntu yaririmba ukumva indirimbo ukumva ubushinzi, ukabura indirimbo ukayishaka ukayibura kubera kwishyira hejuru no kutagira bakundwa nshuti z'umusaraba. Umwami wacu Kristo ahimbarizwa mu mirimo ituruka mu rukundo n'imbabazi twagiriwe na Kristo. Uko niko gusenga byuzuye uburyo bwose bwo gusenga. Hanyuma musabire n'abera bose na bamwe babahemukiye abo nabo mubasabire. None se nabigomba umuntu wumva hari igitekerezo ageze ku mutima akegereje uru, reka twigombe muzehe, reka tumwigombe yegere hino, mwakegereje uru tugasenga. Nukuri byifuza Imana yabibonye, kiraho icyo cyo ku mutima irakugira naho utamenya. Murakoze. Wajya hejuru ku birenge byawe niba hari icyifuzo ugize cy'uburyo bwawe bwo kubana n'Imana, tukamusaba akadusengera. Asante. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tunejejwe nuko turi imbere yawe uno mugoroba. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugezeho umugoroba uyu munsi, ryongeye kutwibutsa ko tukwiye gusengesha umwuka iteka mu izina ryawe Yesu Kristo. Turagushimiye kuko abantu bahagaze imbere yawe Mana babonye ko nyakubahwa mwiza basubiye inyuma kandi ko urukundo rwakonje. Turakwinginze kugira ngo ugarure urukundo muri twe mu izina ryawe Yesu Kristo. Dukore imirimo myiza, imirimo yo gukiranuka uko bwije uko bukeye mu izina ryawe Yesu. Ababyeyi bahagaze imbere yawe, abagabo bahagaze imbere yawe, abasore n'abakobwa bahagaze imbere yawe, nyakubahwa mwiza gahungira neza buri wese kandi imbaraga zawe zongere zigaragare, igitinyiro cyawe cyongere kibabeho mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye kuko uri Imana yumva. Urakoze, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Urakoze, turagushimiye kuko uri Imana ikiranuka. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Duhindure twongere tube ibikoresho bizima wishimira uko bwije uko bukeye. Turagushimiye kuko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Komeze muhagarare, komeze mwengekeho n'imiryango, dusigaje umwanya mutoya tugasoza, mureke tugendere rimwe. Hanyuma ndagira ngo bazane cya giseke kirimo ibyifuzo, hanyuma tubisengera Imana. Nutashoboye kwandika ndagira ngo dufate umwanya dusenge. Tugiye gufata umwanya dusenga Imana. Batubwiye ku mumaro w'amasengesho, hanyuma amasengesho ashobora gukora ibirenze binavuze ko amasengesho ni ubuzima kandi amasengesho ni imibereho. Mu masezerano Yesu yadusigiye amaze kuvuga ibintu bizaranga iminsi y'imperuka, yavuze ko bizaba ari ibintu bikomeye, ariko arangije aravuga ngo tuzabarame dutumbire mu ijuru. Aravuga ngo niho gutabarwa kwacu kuzaturuka. Mu bintu byose nagiye numva bibaho, nta muntu numvise Imana imbwira ngo hagiye kuza ibintu bikomeye ngo imubwire ngo uzabwirize. Yaramubwiraga ngo uzasenga. Ku bantu bavuganye n'Imana, iyo imbere ugiye guhura n'akaga ntabwo ikubwira ngo uzabwirize cyane, akubwira ngo senga cyane. Buriya mu masengesho harimo imbaraga.
ibyo ndabizi mu masengesho harimo ibiryo umuntu akarya agahaga akabaho ameze nk'abantu bafite amaduka kubera gusenga gusa. Mu masengesho harimo ubwenge y'ababana. Mu masengesho habamo uburyohe, buryo ugenda useka mu nzira akagira ngo ugira amamiliyoni yahe. Mu masengesho habamo ubutinzi, umuntu akazajya anyura mu bagome bafite amacumu bakayatera ukayakwepa ugasenga ugakomeza ukagenda. Mu masengesho ndagira ngo dusenge, kadusabe mwigisha wacu kozi w'Imana, hanyuma munyemerere ndashaka kubereka uburyo dusengamo. Niba mushaka gusubizwa mujye musengera ahantu ibisubizo byanyu biri, kuko bifite ahantu bibitse. Ndagira ngo ahantu igisubizo cyawe kiri, niba udafite akazi hari umubosi Imana ihaye umugisha kugira ngo aguhe akazi. Ndagira ngo dutume amasengesho. Niba utarakora ubukwe hari ahantu umugeni wawe ari, ndagira ngo dutume isengero. Noneho kino gice mwese muhite mwerekeza aho ngaho murebe hariya, hanyuma uko murebye hariya muhere aho ngaho muzamuke mugende mugere Kongo, hanyuma kiriya gice cy'inyuma namwe muhite mureba hariya hepfo murebe kuri aho nyine, sawa? Hanyuma muhere aho ngaho ugende Butare mugere i Burundi, iki gice na kino murebe hariya. Guhera aho ngaho ukagera Tanzania, aho ngaho kugera Tanzania, kino gice natwe turebe hano. Muhere hariya mugere i Uganda, hanyuma mutuvugire muri utwo duce, n'aba baratuvugira, aba nabo batuvugire. Tugiye gufata isi ahantu ibintu byacu biherereye, tugiye kubishinguzayo aho ibyacu bihishwe, tugiye kubikurayo aho umugisha wacu uri, tugiye kubufata ahantu ibyacu biherereye. Mbega muyatume, zamura isengesho umukozi w'Imana. niwe Mana yitwa Jehova, birasobanuye ngo wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uri Imana ishobora byose. Dushingiye ku bihe byaho twanyuze turabihamya, dushingiye mu muryango twavutsemo turabihamya, dushingiye ku mirimo wadukoreye turabihamya. Imana ishobora byose, dushingiye uburyo wadukijije indwara turabishima, dushingiye aho dutuye turabihamya, dushingiye uburyo impanuka twaziyoboye turabihamya, dushingiye uburyo twashatse turabihamya, dushingiye uburyo twabyaye turabihamya, dushingiye uburyo twize turabihamya, dushingiye uburyo tubayeho turabihamya. Uri Imana ishobora byose, ibya byose hari ibyiza wakoze, hari n'ibyo wakoze none, hari n'ibyo uzakora, arananirwa. Ushobora byose, ushobora no kurebera hose cyane byose. Witegereze mu rugo rw'uyu mubyeyi, ushobora byose. Witegereze mu maraso no mu buzima, witegereze uyu mugabo no mu buzima bwe, witegereze uyu mukobwa no mu buzima bwe, witegereze uyu musore no mu buzima bwe, witegereze uyu mumama no mu buzima bwe. Urareba indoro yawe yonyine yakuye inziga ku magare kwa Farawo. Ijisho ryawe nirigira icyo ricaha, ijisho ryawe nirigira icyo ricaha. Uyu ni umugoroba w'impinduka. Reka twakire impinduka mu buzima, reka twakire impinduka mu mibereho, reka twakire impinduka mu bugingo, reka twakire impinduka mu mikorere, kuko uri Imana ishobora byose. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ugushikamije umutima uzamurinda ab'amahoro masa. Ndagusabye cyaha intambara, cyaha ibihe,
cyaha ibigeragezo, cyaha indwara, cyaha ibyorezo. Unamura bunamye, byutsa abamaze iminsi ku gisasiro, rengana abamaze iminsi barengana, uburanira abantu, ubakira abari bishwe n'umwuma. Vomerera amashami yawe, vomerera abarinzi Yesu. Kora igitangaza sana, kora igitangaza cy'ijuru. Shira umugisha mu biganza byacu, shira umugisha mu miryango yacu, shira umugisha ku bavandimwe bacu, shira umugisha ku baturanyi bacu. Suka umugisha mwami, suka umugisha mu muryango yacu. Uwiteka wera, hejuru ikirere ukingura ijuru. Suka umugisha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tanga umugisha mu majyepfo, tanga umugisha mu majyaruguru, tanga umugisha iburengerazuba, tanga umugisha iburasirazuba, tanga umugisha mu bahinzi bahinga byere, tanga umugisha ku borora borore byemere, tanga umugisha ku bacuruzi bacuruza byemere, tanga umugisha ku bahanuzi, tanga umugisha ku banyamwuka, tanga umugisha ku banyamasengesho, tanga umugisha ku bavugabutumwa, tanga umugisha ku baririmbyi, tanga umugisha mu makorari, tanga umugisha muri cyahafi, tanga umugisha ku bana baba babyeyi, tanga ubwenge ku bana bacu bari ku mashuri, tanga ubwenge Uwiteka. Haya ngaya dusenze, haya dusenze, marayika w'Uwiteka nayaherekeze, tuyatumye mu miryango yacu, aho iherereye mu ntara, dutumye aya masengesho. Haya ngaya nagenda ari ubuzima, haya ngaya nagenda ari ubuzima. Hari bashiki bacu b'abahinzi, dutumye aya masengesho. Hari bene wacu boroye, haya ngaya turayatumye. Imana nituremera igitangaza. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Amen. Zamura haleluya, haleluya, haleluya. Helasima komera Imana amashyi. Halazo layiwe. Aya masengesho dusenze tuyatumye mu bitaro, agenda akiza abarwaye. Tuyatumye ku barwayi barwariye mu ngo, agenda yirukana indwara izizwi n'izitazwi. Tuyatumye sehashika, aya tuyohereje Indera, nakubitane n'indwara mu izina rya Yesu. Aya ngaya nagenda ari umuriro, atwika abadayimoni, atwika imyuka mibi. Indwara turazihagaritse muri iki gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Turashoje koze Imana gutunga ibiganza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Worship team Imana ibaha umugisha. Betfag Imana ibaha umugisha. Abantu mwese mwakoze umurimo w'Imana, abitanze, abakoze protokole, abatuye amaboko y'Imana abakubiri izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nimuhaguruke dusenge ibyo gusoza, dusenge ibyo gusoza. Hanyuma reka dusabe Solange ngwino usenge Imana, usabire umugisha bano bantu bataye mu izina rya Yesu. Hanyuma kuwa gatanu uzazinduke, turi kubona abantu bari kugenda baza batinze, ubundi dutangira saa 11. Mugerageze muzige muzakare kugira ngo
dutangire hakiri kare twumva ijambo ry'Imana mu buryo burambuye bizajya bidufasha gukora imirimo yose neza. Nizere ko kuwa gatanu muzazinduka. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye ineza yawe twaboneye mu nzu yawe. Urakoze. Habwa icyubahiro ko waducira inzira tukaboneka hera harera. Izina ryawe rihimbazwe. Uyu mugoroba tunejejwe nuko uzuye imitima yacu. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uzuye ababyeyi, uzuye abagabo, uzuye abasore, uzuye n'abakobwa. Icyubahiro ni icyawe. Imitima yacu irakize. Haleluya. Wongeye kuturangira inzira nziza y'amasengesho. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bigaragaye ko hari benshi batamenyaga uburyo bwiza bwo gusengeramo Imana, ariko muri iri teraniro ndagushimiye kuduhaye umurongo mwiza wo gusenga. Amasengesho yacu akagira umwete, akagira umumaro, agashyika ku Mana. Imana ihimbazwe. Uyu mwanya dusubiye mu ngo, dusengeye umuntu wese wageze mu nzu yawe kugira ngo urinde intambwe z'ibirenge bye. Ukuboko kwiza kw'Imana kuduherekeze, uturindira abacu n'ibyacu. Dore imihanda tugiye gucamo habayemo impanuka kuva mu gitondo, birashoboka ko n'ubu ngubu zigihari. Ndasenze ngutegura imitego yose y'umwanzi. Imitima y'ubu bwoko nigenda igere mu ngo zabo amahoro, n'imibiri yabo bibe gutyo. Kandi yadusenze akomeza turindira ubugingo n'imibiri kugeza umunsi tuzongera kugaruka mu nzu yawe. Tuzagaruke turi bazima, kandi ni ukuri umuntu wese ahindurwe n'imiburo yawe. Twumviye mu nzu yawe. Urakoze kumvise gusenga, kandi kukomeje kubana natwe kugeza ubwo uzaza kujyana abera icyampa ukazasanga imitima yacu igikiranuka. Ni mu izina rya Yesu. Korali Betifage usigare ari tangazo perezida ashaka kubaha.